Hello guys, yes, this is Irka TV, the one and only. Irka TV ibagezaho amakuru menshi meza atandukanye, ibiganiro byinshi biryoshye kandi biryoheye amatwi. Ndagushimira cyane wamaze gukanda subscribe, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe byinshi wifuza kugeraho. Aka kanya rero nkaba mbazaniye inkuru idasanzwe, inkuru y'akababaro, inkuru iteye agahinda y'umugabo umugabo wo muri Argentina. Kanda subscribe dukomeze kubana, like ndetse na comment. Umugabo w'imyaka 41 y'amavuko witwa Jorge Baseto yagiye kwivuza ku bitaro bya Florencio Diaz Provincial Hospital i Cordoba muri Argentina. Uyu mugabo agiye kubagwa agasabo k'indurwe. Agiye kubagwa ako gasabo k'indurwe rero haje kubamo kwibeshya. Ibi byari kosa ryamenyekanye hafi mu gihugu cyose, kubera ko habayeho kwigiza inyuma gahunda yo kubagwa k'uyu mugabo hakarengaho umunsi umwe. Ngo bishoboka ko ari cyo cyateye kwibeshya, kuko umunsi ukurikiyeho baraje baramufata nta kintu na kimwe bamubajije, maze bamujyana ku iseta aho babagira abarwayi. Ikinyamakuru Audit Centro cyatangaje ko abaganga batigeze bafata umwanya wo kubaza cyangwa se wo kuganiriza uwo murwayi, ahubwo bamugejeje ku iseta bamukorera ubuvuzi bwa vasectomy, kuko hari undi wari ufite rendezvous yo kuyikorerwa kuri uwo munsi. Mu gihe George yari ahakangutse avuye ku kinya, ntiyarazi ibyo yakorewe, ariko abaganga baje kumusura nyuma nibo bamubwiye iyo nkuru mbi, kuko barebye muri dosiye ye babona ko habayeho kwibeshya, bakamubaga bamufungira ubushobozi bwo gutera inda, nyamara we yari yaje kubagwa agasabo k'indurwe. Oh la la, uwo mugabo akibyumva yabuze amagambo avuga, ariko hashize akanya gato atangira kugira ubwoba bwinshi. Gusa nta gihe kinini yari afite icyo gutekereza ku byamubayeho, kuko yagombaga gusubira ku iseta kubagwa agasabo k'indurwe nk'uko byari byo yari yandikiwe na muganga mbere na mbere. Nyuma yo kubagwa rero bwa kabiri, Jorge Baseto yifuje kumenya icyatumye bibeshya bakamukorera vasectomy. Ashaka no kumenya niba bishoboka ko bamufasha iyo vasectomy yakorewe igakurwaho, akaba yakomeza kugira ubushobozi bwo gutera inda. Ariko nyine abaganga bamubaze bakomeje kwitana ba mwana hagati yabo, ariko mu rwego rwo guhumuriza uwo mugabo bamubwiye ko atagomba kugira guhangayika cyane, kuko ashobora kuzongera akabyara abana binyuze mu buryo bwo kumuvanamo intanga bikozwe n'abaganga, zikaba zahuzwa n'iz'umugore cyangwa se artificial insemination aramutse yifuje kubyara. Uyu mugabo George aganira n'itangazamakuru ryaho iwabo muri Argentina yagize ati: "Nibisanzwe kuko muri dosiye yanjye byagaragaraga ko hose ko ari ukubagwa agasabo k'indurwe. Bagombaga kubanza bagasoma, nta nubwo byasabaga siyansi nyinshi kubisoma. Ntawe nshaka gushinja, ariko nta n'umwe hano ushaka kwemera ko ari we wakoze iryo kosa. Ahubwo barakomeza kumbwira ngo ngomba kureka kubikabya, kuko bitazambuza kongera kubyara abana binyuze muri artificial insemination, cyangwa se uburyo bwo gufata intanga bakazihuriza muri laboratoire." Umunyamategeko wa George rero witwa Diego Larey cyangwa se Larey yavuze ko umukiriya we yahuye n'ikibazo gikomeye, kuko ubu yari afite abana 2 b'abahungu gusa, ariko akaba afite n'umukunzi mushya ndetse bateganya no kubyarana, kandi bifuzaga kuzasama inda mu buryo busanzwe. Ariko ikibazo nuko bitagihunze, kuko ubu inzira n'imwe yo kubyara isigaye gusa, ariyo yo guhuza intanga bita artificial insemination. George nawe yagize ati: "Mfite uburakari bwinshi kandi simbona umfasha.
ibyo bakoze ntibishobora kugira igaruriro ngo bihinduke. Nubwo ntashobora kwiyumvisha urwego rw'uburangare bari bafite ku buryo bibeshya bigeze hariya. Kanda subscribe dukomeze kubana mu nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ibiganiro byinshi bitandukanye biryoheye amatwi, bikugira inama ndetse n'ibindi bigufasha mu buzima bwinshi butandukanye bwa buri munsi. Gumana natwe, ubane natwe neza cyane, dukomeze kuguha no kukugezaho ibiganiro biryoshye kandi biryoheye amatwi. Warakoze wakanda subscribe, Imana iguhe umugisha. Warakoze ureba ibiganiro byacu bikarangira ukagera ku musozo, Imana iguhe byose wifuza kugeraho. Imana ikwagurira amarembo muri byinshi muri rusange. Ibintu rero byaje kubaho, iki kibazo cyaje kubaho mu kwezi kwa kabiri tariki 28 uyu mwaka wa 2024. Ibi kandi biragaragara ko George ashobora kuzarega abo baganga cyangwa se ibitaro mu nkiko ku bijyanye n'uburangare bwabo bagize, ndetse bikamuviramo kuba yakorerwa operasiyo itamugenewe, bikamuviramo kuba adashobora kubyara mu buryo busanzwe. Ibi ngo byaramurakaje cyane, bimutera agahinda, kandi urabyumva ko uyu mugabo yarenganye, yarababajwe, yakorewe icyitwa iyicarubozo, niko twabivuga. Reka dusabe abaganga b'iwacu bo ndabizi n'ubundi basanzwe babikora neza kandi bakabikora mu buryo butunganye, bajye babikorana ubushishozi, kuko uko babikora nabi niko abantu benshi bigenda bigaraho ingaruka, bikabaviramo kubura ubuzima cyangwa se bikabaviramo guhagarika ibijyanye n'imyororokere cyangwa n'ibindi bintu muri rusange bitari byiza, bigira ingaruka mu buzima bwa buri munsi. Ndabakunda cyane rero, iyi ari inkuru idasanzwe yaje kubaho y'uwo mugabo wahuye n'ibyago akaza kuba adashobora kubyara nk'uko byari bisanzwe. Ndabakunda rero, ciao ciao, Imana ibahe umugisha, mubane natwe igihe cyose. Kanda like, subscribe, comment, uyishyireho tubane, ndetse ubisangize n'abandi barebe ko bimeze. Ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha, ciao ciao.